Uyu munsi mu buhamya, njye ndi umubyeyi mfite imyaka 40 y'amavuko. Ubuhamya bwanjye bwa none bushingiye ku rukundo nyarwo. Ni urukundo nakundanye n'umugabo wanjye. Ubu turi kumwe, nubwo twahuye n'ibizazane ariko ubu turashima Imana ko nta hantu habi itakura umuntu. Ni ubuhamya bureba ababyeyi mwese. Mukurikire ibi biganiro. Ubwo nari maze kuba inkumi ngeze mu kigero cyo gushyingirwa, nakundanye n'umusore. Ni umusore wari ufite ubushobozi buke ugereranyije n'urwego njye nari ndiho. Icyo gihe mu bukumi bwanjye nari umwarimukazi mu mashuri abanza. Umusore we ntabwo yari yarize, ahubwo yakoraga akazi k'ubuhinzi busanzwe kandi akagakorera mu cyaro. Mu by'ukuri nta bushobozi buhambaye yari afite, ariko naramukundaga. Twarakomeje turakundana, arankunda nanjye ndamukunda kandi bigaragara hagati yacu. Bigera igihe tubibwira ababyeyi, ariko ku ruhande rwanjye ababyeyi bati no, ntabwo twabyemera. Ntibabyakira neza ndetse batangira no kujya bantoteza, bakambwira bati uriya mukene se azakumarira iki ko aje kunyaga umuryango. Kuva icyo gihe bamenye ko dukundana dufitanye gahunda yo kubana, batangiye kumpatira undi musore. Uwo musore bampatiraga yari asanzwe ari inshuti y'umuryango wacu, ariko we yari umwarimu mu mashuri yisumbuye, Prof. Isabelle. Icyo gihe byambereye umusaraba, kuko no kuvugana n'umusore nkunda najyaga kumuvugisha nihishe kugira ngo iwacu batabyumva. Ababyeyi banjye barakomeje bambuza uwo musore, bakambwira ko rwose batazigera banshyingira uwo musore w'umukene, utagira urwara rwo kwishima, utarize, udasirimutse. Bakambwira bati niba nshaka ko bazansha mu muryango nzagende bampebe, n'ubundi ntabwo nzaba nkiri umwana wabo, nzaba nishyingiye umwana w'umukene. Narababaye, agahinda karanyishe, ariko kubera urukundo ndakomeza ndamukunda, nkamuvugisha uko bishoboka kandi nkagerageza kubonana nawe kugira ngo adakeka ibindi. Yampaye urukundo rwose yari afite mu bushobozi bwe, nta kintu nigeze muburana, kuko nabaga ndi number 1 igihe cyose. Gusa byambereye ibibazo bikomeye, kuko icyo gihe numvaga nkunda uwo musore n'umutima wanjye wose, naramwimariyemo. Nyuma ababyeyi babonye byose, bakabona uburyo nkomeza gukundana nawe, babona ko nsimbaraye kuri uwo musore, bemera kunshyingira, ariko bimeze nk'aho ari ukubura uko bagira ndetse no ku gahato, ku buryo wabonaga ko no ku munsi w'ubukwe rwose batishimye namba. Nta guseka, nta kwishima, n'imyiteguro bayikoraga ubona ntacyo bitayeho. Bakajya banavuga amagambo mabi kuri uwo musore, bikamugeraho bikamubabaza, ariko kubera ko yari azi urukundo mukunda, akabifata gutyo nyine nk'uko ababyeyi nyine batamukunda. Cyari ikizami kuri jye ndetse no kuri we. Ku ruhande rumwe nabwirwaga amagambo ankomeretsa ndetse anyangisha uwo musore, ndetse nawe byamugeraho bikamutera ikibazo gikomeye, ariko kubera urukundo rwari ruri hagati yacu, tukabyirengagiza. Ubukwe bwarabaye, turabana. Tumaze kubana, twarakubititswe, duhura n'ikibazo cy'ubukene, ubukene bukabije. Byambereye intambara ikomeye, kuko ababyeyi banjye bambwiraga bati ngibyo ibyo twakubwiye ukabyanga, ukabirenga ukajya gushaka umukene none agusiza ubukene. Umugabo nawe yatangiye kundakarira ngo n'ubundi naje ahangaha iwacu batamushaka. Isabelle, nacitse intege, rimwe na rimwe nkanabona ko iby'iwacu bari bambwiye koko ari byo.
nta kundi ubukene twabubayemo, ariko sinacika intege nkomeza gukora akazi, ibikenewe bishoboka nkabigura. Tumara imyaka 5 tubaho mu buzima bubi bushaririye bw'ubukene, ku buryo twageze n'aho tujya tuburara, ariko nkanga kugira uwo mbwira ibyanjye kugira ngo iwacu batazanseka, kuko n'ubundi nashatse bambwira ko nta kintu nzigezaho. Ibyo ari byo byose burya iyo mwakundanye muba mwakundanye, kandi ari urukundo nta kihabura. Twageze aho dushyira hamwe dutekereza icyo twakora, tukava muri ubwo bukene twari turimo. Nibwo twigira inama yo gukora umushinga wo guhinga inyanya, na cyane ko yari asanzwe ari umuhinzi. Inyanya twarazihinze, umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu tubona biraduhiriye. Gusa njye nari nkikora ubwarimu. Nibwo twakusanyije amafaranga yose twari tumaze kubona muri iyo myaka 3, zari 1,5 miliyoni. Icyo gihe hari muri 2002. Umugabo yajyazanye i Kigali ashinga akabutike, kuko twari dufite urugo mu cyaro. Nanjye ngo mu cyaro niho nari mfite akazi ko kwigisha, mvuga nti wenda nitumara gufatisha nzahindura ikigo njye kwigishiriza aho urugo ruri. Twaje guhirwa, ya mafaranga arunguka, mbese dutera imbere, turubaka muri Kigali, naho mva inzu yo muri Kigali. Ubu ngubu tuvugana dufite n'amazu 2 dukodesha, mbese urebye ubuzima buragenda neza. Icyo nasaba ababyeyi aka kanya nyuma yo kumva ubuhamya, ni ukujya bareka abana babo bakabana nabo bifuza, bagakundana nabo bifuza, bakirinda kubahatira uwo bashaka. Kuko muri iki gihe usanga ababyeyi bamera nk'abagurisha abana babo, ugasanga babashyingiye atari urukundo, ahubwo ari ukubera imitungo bakurikiye ku bakwe cyangwa se abakazana babo. Ubu wa mugabo bangaga ari nawe mugabo wanjye, ndakubwiza ukuri ko ari we uri gufasha barumuna banjye, haba mu kwiga ndetse no mu bundi buryo. Kuko nubwo iwacu bangaga uwo musore, nabo nta bushobozi bwo hejuru bari bafite icyo gihe. Nyine nawe urabyumva, byari bya bindi by'ababyeyi baba bashaka kugira abakwe bize kandi banafite amafaranga, bakumva ko ariko bafite icyubahiro mu bandi. Umugabo wanjye ari kubafasha, ndetse afasha na barumuna banjye. Ariko nanone nasoza mbwira ababyeyi nti simbabujije kugira inama abana mu gihe bagiye gushyingirwa, ariko nanone babyeyi ntabwo ari byiza guhatiriza umwana umubuza gusanga uwo akunda. Mugira inama y'uburyo azarwubaka rugakomera, ariko wimubuza gusanga uwo akunda. Mugira inama y'uko azabyifatamo, mugira inama y'ibyo azakora kugira ngo urugo rutere imbere, ariko wimubuza umuhatiriza ngo asange uwo adakunda, kuko burya hari urukundo byose biba bihari. Ndabashimiye, mbifurije kugubwa neza. Niba wakunze ubuhamya, nawe uratubwira niba hari isomo ukuyemo muri comment. Ndetse nawe niba hari ubuhamya ufite wadusangiza, wanyandikira kuri 078 44 59 522. Ndabashimiye cyane, kandi mwibuke gukanda kuri subscribe niba mutarayikora. Bye bye.